Yesu ashimwe bene data, ndabasuhuje kandi mbifuriza ibyiza byose Uwiteka atanga. Uwiteka abaha umugisha gukomeza kubana natwe muri izi nyigisho. Turacyari mu nyigisho zirebana no gusenga, zirebana n'isengesho. Tumaze iminsi tuganira ku bice bigize isengesho, ibice by'ingenzi. Twarabibonye ko bigera kuri 5. Uyu munsi rero ndagira ngo dutangire indi nyigisho irebana n'imyifatire yacu mu isengesho. Ese usenga yifata gute? Ese ni gute wakwifata uri kuganira n'Uwiteka Imana yawe? Buriya rero imyifatire cyangwa se uko wifata bifite icyo bigaragaza, bigira igisobanuro. Niyo mpamvu no mu isengesho uko wifashe bigira igisobanuro. Nagira ngo dutangirire ku myifatire ya mbere, umwifatire wa mbere, cyangwa se icyo twakwita gusenga. Dusenga tumeze dute? Uko twasenga, akenshi hari abasenga bicaye, hari abasenga bapfukamye, abasenga bazamuye amaboko. Ariko reka uyu munsi turebe, ese gusenga wicaye bisobanuye iki? Ese gusenga wicaye ni byiza? Ese gusenga wicaye bifasha iki? Reka aba ari cyo turebana gusenga twicaye. Ku murongo wa 46 w'igice cya 2 cya Luka tubonaho Yesu yari yicaye hagati y'abigisha, akabatega amatwi kandi akababaza ibibazo ngo abamwumvishe bose bagatangazwa n'ubwenge bwe n'ibyo abasubiza. Gusenga rero twicaye, kubanza gusenga, kujya gusenga ukicara, byerekana yuko utuje kandi byerekana yuko uri umuntu koko ushaka kumva, uri umuntu ushaka kwiga, ndetse uri umuntu ushaka kuganira nyine ibiganiro biganisha ku ntego. Rero niyo ugiye mu mubonano n'umuntu cyangwa se muri appointment n'umuntu, akenshi muba mwasezeranya aho muza guhurira. Kenshi wenda umwe agasanga undi yahageze, mugasuhuzanya, mwarangiza mukicara mugatangira ikiganiro cyanyu. Bivuze ngo rero kwicara bisobanura kujya mu kiganiro gituje, mwiherereye kandi gifite intego. Ntabwo ari ikiganiro gisanzwe, ntabwo ari ikiganiro kiraho, ni ikiganiro gifite intego. Isengesho rero cyangwa gusenga nabyo biba bifite intego. Ufite uwubwira, noneho by'umwihariko urabwira Uwiteka, urabwira So wo mu ijuru. Niyo mpamvu gutuza ukicara, kwicara ugatuza, nabyo ari ikintu cyiza imbere y'Imana yacu, kuko bigaragaza yuko ushaka kumva. Urimo urayibwira ariko nawe urashaka kumva, urashaka gutega amatwi, urashaka kumva nawe icyo uyibwira, kandi urashaka ko nayo ikumva, kubera yuko waciye bugufi uricara, urashaka ko nayo ikumva, kandi ikirenzeho urashaka ko muganira kandi mugasabana. Rero gusenga ni umwe mu myifato tugira iyo dusenga, kandi w'ingenzi imbere y'Imana. Kandi tubona yuko Imana yacu ntabwo ari iy'umuvundo, Imana yacu ntabwo ari iy'akavuyo. Tugomba rero kuyegera dufite imyifatire ifite igisobanuro, cyangwa se ifite yiyubashye, imyifatire yiyubashye, kubera yuko Uwiteka arakomeye kandi ni umunyacyubahiro ukomeye, ni uwera. Tugomba kumujya imbere twitunganyije kandi twamwubashye. Kwicara rero ni kimwe mu myifatire igaragaza icyubahiro. Ni imyifatire igaragaza ko icyo ugiye gukora koko ukiteguye kandi ugifiteho intego. Ni ngombwa rero ko rero tugira isengesho rigamije ubusabane na Data wo mu ijuru, kandi kwicara nabyo ni kimwe mu bimenyetso yuko dushaka ubusabane n'uwo tuganira. Uwiteka rero abaha umugisha, Uwiteka akomeje kubumva mu masengesho yanyu yose, kandi mukomeze gukurikirana zino
nyigisho, dukomeze twigane ibyo umwuka wera atubwira kugira ngo tubashe kuba muri uru rugendo, kuko twiteguye kandi twejejwe kandi dukurikira inyigisho nziza mwuka wera tugezaho, kugira ngo tubashe gukomeza gusabana n'Uwiteka Imana yacu. Imana ibaho umugisha. Batarakora subscribe, mukande subscribe kugira ngo inyigisho zibagerereho igihe, kandi musharinge, mukande kuri share, zigere kuri benshi bazikeneye, muhembuke muri benshi, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu niho mbibasabiye. Amen.